Kuri ubu bwenge bukorano, inkota y'amujya biri mu bishobora kuguhinguranya rikakurangiza burundu hehe no kwitekerezaho kugera ku kigero utakibasha kwitekerereza. Murakaza neza mu kinyejana cya 21 aho dusatira kuyoborwa n'imashini twikoreye. Ikoranabuhanga rigizweho n'ubwenge bukorano AI rikomeje kugenda guhindagurika ku buryo bugaragaramo imikorere itandukanye ku batuye isi. Utabigenzuye neza yisanga yaratakaje ubushobozi bwo kwitekerereza no kwifatira ibyemezo, ahubwo agasatira kuba nk'igishushushungwa. Ese turagana uko bwije nuko bukeye AI cyangwa se ubwenge bukorano iragenda urushaho gukura imitima bareberera ikiremwa muntu ndetse n'abahanga mu by'imitekerereze. Reka dusobanura ubwenge bukorano AI n'ingaruka zifite ku buzima bw'abatuye isi nizo dushobora kuzahura nazo mu minsi mikiri imbere. Ese AI ni iki? AI ni ihuriro ry'ikoranabuhanga rituma mudasobwa ishobora gukora imirimo isanzwe ikorwa n'ubwenge muntu ukoresheje uburyo bwifashishijwe mu gutunganya porogaramu buzwi nka algorithm, aho mudasobwa ihabwa uburyo bwo kwakira amakuru ikayasesengura igatanga igitekerezo bitewe n'ikibajijwe, igakora nk'aho umuntu, bigahuzwa n'ubuhanga mu by'ibarurishamibare kugira ngo ihuzwe neza n'imitekerereze y'umuntu. Dore ingaruka zikomeye tujya guhura nazo kubera AI, ari nayo mpamvu dukwiye kwitonda cyane mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga. Amakuru y'ibinyoma. Igice kinini cy'imibereho yacu gishingiye ku kwizerana. Kwizera ko amafaranga ari kuri konti yacu ariyo nyayo, ko amakuru dusoma ari ukuri, kandi ko abantu basiga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se internet murandasi bibaho koko. Reka dutekereze kuri uru rugero. Ubyutse mu gitondo ugasanga SMS cyangwa se ubutumwa bugufi muri telefone yawe ngendanwa ikubwira ko wabaye umunyamahirwe ugahabwa miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Hanyuma ukabona ko iyo SMS cyangwa se ubwo butumwa bugufi yatanzwe na banki ukoresha, kandi wareba koko kuri konti yawe ugasanga amafaranga ariho, nyamara ntiwibuke neza ko hari umuntu wayihakinga cyangwa yaba ari gukoresha iyo banki mu bushobozi atahawe kubwo kumenya ikoranabuhanga rye, agakubeshya ukagendera muri icyo kinyoma ruharwa. Nanone kandi, ese wakiyumva ute igihe ugiye kubona ukibona kuri social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga uryamanye n'umuntu utazi utigeze ubona mu buzima bwawe bwose kuva wavuka kugeza amagingo ugezeho? Wabigenza gute se umukunzi wawe akoherereje amashusho yawe akakubwira ko yamenye amabi yawe waraye ukora kandi ari bwo ukibyukira wicariye ku buriri bwawe? Ingaruka z'imikoreshereze ya AI. Ibi byose ni ibyo kwitonda kuko AI zifite uburyo bwinshi zishobora gukoramo ibintu byayo. Ni nayo mpamvu nkubaza ngo turagana he? Twicare turebere dukora iki? Iyi ni BKO, Engineer Bill Kajibwanga. Ubuzima, ubukungu, politiki n'ibindi bitandukanye. Ikaze ku muryango mugari wa BKO. Ikaze. Systeme z'ubwenge bukorano zifite ubushobozi bwo gukora amakuru y'ibinyoma azwi nka deepfakes. Zishobora gukora amashusho, amajwi, inyandiko n'amafoto y'ibihimbano ku rwego byakugora nk'umuntu kuvumbura ko ari ibinyoma. Gukora ibisi bishya kuko AI irabihindura kandi ikabihindagura bikabifatika. Icyo kwitondera cyane cyane uko ubushobozi buri kugenda butera imbere vuba cyane. Muri iyi myaka 2 ishize abantu basitse amashusho y'ibihimbano yakozwe na DAR kubera ko atarafatika, ariko ubu ngubu amashusho y'ibihimbano deepfakes aratsindira amarushanwa y'ubugeni yerekana guturika kwa bombe yateje ubwoba ku isoko ry'imari rya Wall Street. Igiteye ubwoba kurusha ibindi nuko mu masegonda 10 gusa iyi systeme yabikoze ikinyoma cyasenye igihugu. Ariko se niki kibabaje kurusha deepfakes? Nuko ibikorwa byayo bikomeje guteje urujijo mu bantu kuko ifoto yayo ishobora kwiteranwa na AI kandi abantu bakabyemera. GPT-4 ishobora kwandika inyandiko zitandukanye z'umuntu ariko ku muvuduko munini kandi ku giciro gito. Bidatinze imbuga nkoranyambaga zishobora kuzuza ibiganiro by'ibinyoma, ibitekerezo bihimbano, inkuru z'ibinyoma zisa nk'iz'ukuri. Ibi bizatera ubusumbane hagati y'amatsinda y'abantu bizera ibinyamakuru bitandukanye, bikabatera amakimbirane bikarangira bibaye ubugizi bwa nabi buhungabanya demokarasi. Ihohoterwa n'ubwambuzi bishingiye kuri deepfakes. Deepfakes ntizifasha gusa gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma no kwiba imyirondoro y'ibyamamare, ahubwo zishobora no kwigana umuntu uwo ari we wese washyize hanze amafoto, amashusho cyangwa amajwi ye, agashobora kwiganwa hagamijwe kumwiba, kumusebya cyangwa gukora amashusho y'urukozasoni atamwemereye. Ibi byibasira abagore cyane kuko 96% by'amashusho ya deepfakes ari ay'imibonano mpuzabitsina. Kubogama n'ivangura. Tukiri ku ngaruka za AI cyangwa se ubwenge bukorano, ihabwa amakuru hakoreshejwe amakuru ahari. Mu gihe bikozwe nabi, AI ishobora kugira amakuru arimo ubusumbane cyangwa ibinyoma, imyumvire igoranye. Urugero, system Amazon yifashishwa mu guhitamo abakozi yagaragayemo kwanga abagore. Ari kandi abarwayi b'abirabura batagirwaga inama yo kujya kureba abaganga b'inzobere ugereranyije n'abandi.
bivuze ko AI yakozwe nabi ishobora guteza akarengane, ivangura no kudaha amahirwe amwe kuri bose. Iyi ni ingaruka no kunanirwa ku isoko ry'umurimo, ubusumbane mu ihungabana ry'ubukungu. Mu gihe cy'impinduramatwara y'inganda, abantu benshi batakaje akazi kubera imashini, nyamara hashyizweho indi mirimo myinshi maze ubukungu burakura. Ubwenge bukorano ntibusumbana imbaraga z'abantu nk'uko moteri zabigenje, ahubwo busumbanyisha ubwenge bwabo. AI ishobora gukora ibyanditswe neza, gukora ibishushanyo ndetse no gukora kode za porogaramu. Abahanzi n'abandi bakozi b'umutwe bazaba basigaye bakora iki? Ubuzima bwo mu mutwe, ubusabane bw'abantu n'ububata ku bakoresha AI. Ibigo by'imbuga nkoranyambaga bimaze igihe kinini bikoresha AI mu gukurura inyungu zabo, bigakoresha imitekerereze y'ubwonko bwacu mu buryo bubangamira ubuzima bwo mu mutwe. Ubu hari chatbots zitanga ubucuti bw'urukundo, bikaba bizwi ko ari ibintu bishobora gutera ububata, addiction, cyane cyane ku bantu bonyine cyangwa bafite intege nke. Kubura ubwisanzure no gutakaza umutekano w'amakuru yacu. Iyi nayo ni iyindi ngaruka yo gukoresha cyangwa kubatwa no gukoresha AI. Ubu AI ishobora gushaka amakuru menshi kandi ikayasesengura byihuse. Ibi bishobora gutuma abantu bakurikiranwa bidasanzwe, urugero nko muri 2024. Itsinda ry'abanyeshuri ryakoze porogaramu ishobora kwerekana amazina n'andi makuru y'umuntu wese hifashishijwe ifoto ye cyangwa ishusho. Intwaro za AI. Ibigo bitandukanye zimaze gukora intwaro zikoreshwa na AI. Urugero ni drones za RANIA zisanga umwanzi mu bwigenge bwazo. Ubwenge bukorano buha ibihugu ubushobozi bwo gukora intwaro zifite ubushobozi bukomeye kandi byihuse, ariko si igihe cyose twarwanaga byari ngombwa ko abantu baba icyemezo cyo gukoresha intwaro. Ubu se niba AI zifite ubushobozi bwo kwifatira icyemezo, ibi ntibyateza ibibazo bikomeye? Tekereza uri umusirikare ukoherezwa ku rugamba ugahurirayo n'imashini ya AI. Wahivana gute? Wayigobotora gute? Ntibizoroha. Icyo ugomba kuzirikana neza nuko ibi byose nubwo bikorwa na AI itagira amarangamutima nk'ay'umuntu. Niyo mpamvu icyemezo ifashe idashobora kwisubiraho. Ese wowe ubibona ute? Byumva ute? Dukora iki se? Dukomeze twirebere cyangwa twicare dutuze twigendane n'ibigezweho? Kanda subscribe tuzagaruke tubabwira ibibazo tugomba kwitegura mu minsi iri imbere kubera AI. Naho ubutaha.